Yo ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze ku muyoboro mukuru wanyu wa Empire TV. Jewe bagezaho aya makuru banyita Niyibizi Eric K is 250. Ubu tugiye kubagezaho ibinini byo bahagaritse mu gihugu cy'u Rwanda dutumenyereye nka ririfu, byakoraga umuti nyine umuntu abinywaga yahita agakira. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu Rwanda, FDA, cyahagaritse ku isoko ry'u Rwanda imiti ya ririfu mu moko yayo yose. Kuyikoresha no kuyicuruza birabujijwe mu mategeko. Nyine ni hari akabazo baje gusangamo katari keza nyine mu miti ya ririfu, kuko mumenyerewe ko nimba ku isi yose barameje ibinini bya ririfu ari umweru bikaza guhindura ibara, nyine biba byatakaje karite. N'ibyo bindi biba bigomba kongera kuja gupimwa kugira barebe niba byujuje ubuziranenge. Rero mw'ibyo bintu nabyo biri mu byatuma nyine nabyo bazihagarika, kuko nyine iyo ibintu bitemewe abashinzwe kutureberera ntabwo baduhereza ibintu bitari byiza, kuko uburyo byatugiraho ingaruka. Rero mwirinde gukoresha ibi binini muzi nka ririfu, ntabwo bicemeye nyine ku isoko ry'u Rwanda. Mwihangane nyine barabarebera izindi miti nyine nazo zikora nka ririfu kugira. Rero nibyo nababwiraga, kugira umuntu ntaza kugwara umutwe cyangwa n'ibindi ntaje gukoresha zino miti za ririfu, kuko nyine ku isoko ry'u Rwanda bazahagaritse. Nyine ni izo update nazaga kubaha kugira nyine mumenye amakuru yo mu miti, nyine kugira mumenye n'imiti murakoresha zitabagiraho ingaruka. Icyo mbasaba, mukomeze mukore subscribe, mwiyandikisha ku muyoboro mukuru wa Empire TV kugira tuzajye tukomeza tubana nyine, kugira mubone amakuru mashasha, ibivuga byose nyine ngende mbibahereza. Kuko nyine mutamenya amakuru mugakoresha ibintu, ntago twaba tubabaniye nka wa Empire TV. Rero mugomba kugira amakuru yizewe kandi meza nyine kugira mukomeze muryoherwe. Jewe bagezaga amakuru banyita Niyibizi Eric K is 250. Mukore subscribe and share. Turabakunda cyane. Ciao ciao.